ishuri nesa yatangaje ko ku itariki 21 kugeza ku itariki 28 abanyeshuri batazaba barimo biga bitewe n'impamvu zumvikana. Impamvu zirumvikana cyane kandi ibi ngibi ni ingenzi kuri twebwe nk'abanyarwanda twese. Bivuze ko impamvu abanyeshuri bataziga no kugira ngo batazabangamira turu y'isi izabera hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko ahantu bano banyeshuri biga iyi mihanda izaba ifunze. Rero ntago abanyeshuri bazaba biga. Bivuze ngo iri tangazo rirabareba mwese nk'ababyeyi. Umuntu wese utumvishe no tangazo ko abanyeshuri bataziga ku itariki 22, bivuze ngo nibwo abanyeshuri baba bagiye ku ishuri kugera ku itariki 28, bivuze ngo ntago abanyeshuri bazaba barimo biga. Ubwo abanyeshuri bazasubira ku ishuri cyangwa bazatangira amasomo yabo ku itariki 29 nibwo abanyeshuri bazasubira ku ishuri nibura. Bisobanuye ko rero izi ni impamvu ziba zihutirwa kandi zumvikana zireba abanyarwanda kandi ni n'inyungu ku banyarwanda. Bivuze ngo rero kubera isiganwa ry'amagare rizabera hano mu gihugu cy'u Rwanda, niyo mpamvu ibikorwa remezo, ibikorwa by'abikorera ku giti cyabo bizafungwa ndetse bakabifunga ariko igihe kitari kinini cyane. Ubwo ku itariki zisanga 29 ibintu bizaba byasubiye mu buryo nk'uko bikwiye. Itangazo nesa yarishyize hanze ku itariki zisanga ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Iri tangazo yarishyize hanze kugira ngo imenyeshe abanyarwanda, abanyeshuri, ababyeyi b'abanyeshuri, abarezi bitahire baba bagiye muri weekend cyangwa baba bagiye mu rugo cyangwa baze twifatanye gufana abanyarwanda bazaba bari mu ituro y'u Rwanda, ndetse n'abanyamahanga nabo tukabafana tukabereka urukundo. Bisobanuye ko rero ibi ngibi ni byiza cyane kandi ni n'ingenzi kuba nesa nayo yahise ishyira ino tangazo hanze. Ariko reka twerekere ku bivurwa hano mu myidagaduro cyangwa ku shampiyona y'isiganwa ry'amagare. Turaza kuvugaho byinshi. Harimo abakinnyi bagiye batwara tape za mbere, harimo abakinnyi bazwi b'ibyamamare ku isi. Nanongera kubibutsa yuko itudu y'u Rwanda n'ubwa mbere ibereye muri Afurika, noneho ihita ibera no mu Rwanda. Ese mu Rwanda nuko dufite umutekano, niyo mpamvu itudu y'u Rwanda igiye kubera hano? Ese mu Rwanda nuko ko dufite imihanda myiza, niyo mpamvu itudu y'u Rwanda igiye kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ese mu Rwanda no kubera ko dufite aho kwakirira aya marushanwa? Ese niyo mpamvu aya marushanwa bayashyize mu Rwanda? Turaza kubireba cyangwa turaza kumenya byinshi, ariko reka manze bamara amatsiko. Yego mu Rwanda dufite umutekano usesuye, yego mu Rwanda dufite imihanda myiza, yego mu Rwanda dufite ibikorwa remezo byiza, yego mu Rwanda dufite aho kwakirira aba bakinnyi bazaza, dufite amahoteli meza, ndetse dufite n'ahantu henshi cyane nko muri mu Mahoro Stadium. Nyine dufite ahantu henshi twakwakirira abantu kandi heza hanasobanutse cyane. Bivuze ngo ni ngombwa yuko aba bakinnyi bagomba kuza mu Rwanda, ahubwo n'abandi bose bazajye baza mu Rwanda, kubera ko mu Rwanda hari amahoro, ituze ndetse n'umutekano. Rero iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nimujye kubana nitwa Kidasamura, urw'inko rwo tubakora rugakonkoma. Reka rero mbabwire ibigize ino nkuru, kuko iyi ni incamake nabanza kubabwira. Reka noneho mbaramburire inkuru yose yuzuye. Bivuze ngo ku itariki 21 n'ejo, ku itariki 20 ejo ni itariki 20. Bisobanuye ko rero ejo nibwo irushanwa cyangwa abazaba bari kwitoreza muri ino mihanda mu mujyi wa Kigali nibwo bazatangira. Ubwo ejo mvuga ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 Nzeri umwaka wa 2025. Bivuze ngo rero nibwo bazatangira kwitoza cyangwa kwihugura muri ino mihanda kugira ngo bazinjire mu irushanwa. Iyi mihanda bayizi neza 5 kwa 5. Imihanda nayibabwiye, ndabizi ko ikiganiro nakoze mu gihe muke nabwiye imihanda bazafunga: BK Arena, kwa Rwahama, Kimironko, ahantu henshi cyane, Nyarutarama, mu kabuga ka Nyarutarama. Bivuze ngo nabo bazahafunga. Sonatibe bazahafunga, Gahanga, Gicukiro, hose hazafungwa. Rero nagiye mbibabwira mu kiganiro, munyarukireyo mugende murebe imihanda bazafunga. Ese izafungwa ryari? Gusa imihanda bazatangira kuyifunga mu masaha y'ira saa 2. Ni mu gihe rero abangaba bazaba bari kwitoreza mwino mihanda kugira ngo bazabone uburyo ki bajya muri turu y'isi
iyi mihanda bayizi tanu kwa tanu. Abantu benshi mufite amatsiko yuko murabizi ko abakinnyi b'amagare bajya bazamuka kwa Rwahama rwose murabona ko ni ahantu hazamuka ndaza ariko kubibasobanurira mu kindi kiganiro ndibuze gukora, koko iki kiganiro ni cyane nagira ngo mbabwire yuko abanyeshuri bataziga bazongera kwiga ku itariki nibura 29 nibwo abanyeshuri bazasubira ku mashuri. Bisobanuye ko rero ibi ngibi ni igikorwa cyiza cyane, ndetse itangaza impamvu ryashyizwe hanze rigashyirwaho n'umukono n'umuyobozi wa NESA. Rero bisobanuye ko rero ni impamvu zumvikana, biranumvikana cyane ko abanyeshuri baba bahagazeho iminsi mikenya kugira ngo iri rushanwa rikorwe neza cyangwa rigende neza cyane. Murakoze, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze. Duhure ku biganiro bikurikira, ariko ndabararikira ibindi biganiro mu kanya turi buze kugirana n'abasitari batandukanye. Itudu y'u Rwanda rero ngewe nzandi kumwe Anita Pendo, reka mbivuga mu mazina yabyo, Kidosamara TV Rwanda, Anita Pendo ndetse na Rusina, duherereye hano Convention Center. Muze rero dufane irushanwa ry'amagare, bose tubafane tutitaye ngo ni umunyarwanda cyangwa se umunyarwanda, bose tuzajya dufanira hamwe, uzajya utsinda tuzajya tumufana. Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereze umugisha. Murakoze cyane, ndabakunda kandi n'Imana irabakunda. Wowe ko subscribe uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho nawe tubikesha, ibyo twenda kugeraho nawe tubikesha kubera iki ya subscribe wakoze. Yikore rero kugira ngo wifatanye natwe cyangwa ube umwe muri twebwe, kugira ngo tugushyire kuri liste y'abantu badukurikirana, kugira ngo nawe uzajye ubona ibyiza bitatse u Rwanda. Mu minsi iri imbere hari amafaranga tuzashyiraho, bukajya muyatsindira, uyatsindiye akayatwara. Ariko ikintu mbifurije ni umugisha, amahoro. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, ibyo mwasabye Imana ibibahe. Kambabwira ati ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye bite mbase